Igitondo cyiza rero abantu mudukurikiye, nizere yuko mukomeje kugenda mugubwa neza, ariko wowe utaguwe neza warwaje, ndakubwira ngo ni ukuri ukomeze kugenda, ni ukuri wihangana, burya kenshi na kenshi ejo cyangwa ejo bundi wazagira gutya nawe ukamererwa neza. Mu buzima byose bibaho, hari igihe rero wowe waba ugikingura cyangwa se ugishyiraho inyakiramajwi yawe, ni ukuri nguhaye ikaze aho waba uherereye hose. Abantu muri mu majyepfo mbahaye ikaze, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Abantu muri mu mujyi wa Kigali namwe ndababwiye ngo mukomeze kugenda mugira ishya n'ihirwe. Uragenda rero uganirizwa na Kisake. Kuri zino mikoro tuganira ibintu bitandukanye, aho turebera hamwe n'iki twagakoze cyangwa se n'iki twakora ubuzima bwacu bukagenda bugubwa neza. Ahangaha hari ibintu tuganira bigeze kuri bitatu. Cya mbere ni ukurebera hamwe buryo ki abakurambere bacu bitwaraga iyo babaga barwaye, iyo babaga barozwe, iyo babaga batejwe imyuka mibi. Ese ni iki bakoraga kugira ngo ubuzima bwabo bwongere busubire ku murongo? Ibyo ngibyo ni ibya kera hambere, turaza kubirebera hamwe. Igice cyacu cya kabiri turebera hamwe ubuzima busanzwe. Hari igihe waba ufite indwara yakubayeho karande, indwara zisanzwe zo mu mubiri. Hari igihe waba ufite ibibazo by'umutima, ukaba ufite ibibazo byo mu mara, mu gifu se, cyangwa se ukihagarika bikubabaza. Hari igihe waba ufite ibibazo bijyanye n'isukari cyangwa se icyo bita sukari, ukaba ufite diyabete. Ibyo byose tukugira inama, iminywere, imirire, n'iki wakwirinda, n'iki wagakoze kugira ngo usigasire ubuzima bwawe. Igice cyacu cya gatatu rero turarebera hamwe n'iki wagakoze, ubundi ni iterambere. Ubyumve neza kandi ubisobanukirwe. Uragenda rero uganirizwa na Kisake. Kisake rero ahangaha ngira inama ku bantu ibintu nari maze kugenda mbaganiriza, ariko kugira ngo ninjire neza noneho mu cyigisho cyangwa se mu buryo ki tugiye kugenda tuganira, ndashaka kuguha umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone kugira ngo byibura wowe unteze amatwi uwumpamagareho, uramutse ushatse kugirwa inama, uramutse ushatse kuza nkagufasha kugira ngo ibyo bibazo byawe bikemuke. Haba ibyo ngibyo by'amarozi, ibyo bya karande, ibyo byo kurenga kuri kirazira, ibyo bagira gutya bakagutongera, ibyo bagira gutya bakagutega cyangwa se bakagutuma, ibyo byose uraza tukagufasha kugira ngo ibyo bibazo byawe rwose bikemuke. Ndakubwira ndetse naho dukorera. Banza rero ugire gutya wandika umurongo wa telefone, kuko burya nawo umurongo wa telefone ni ingenzi. Umurongo wa telefone uzamboneraho, gira gutya wandike 07 8 00 75 130. Reka nongere nkugusubiriremo, andika 07 8 00 75 130. Umurongo wa telefone ujye wandikaho Kisake, kugira ngo uramutse urwaye, uramutse urwaje, cyangwa se uramutse ufite bino bibazo, baguterereje amahembe, bagutongereye, baguteje cyangwa se urwabuko, bakakwaburira abana, bagize gutya bakagukubita umuhezayo, jya uvuga utereka mpamagare Kisake byibura abe yamfasha. Uwo ni MTN, ariko hari na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 35 11 42 50. Umurongo nongera nkugusubiriremo, andika 07 35 11 42 50.
uwo murongo ujye uwandikaho Kisake. Ku bantu rero munteze amatwi kenshi na kenshi murampamagara mugasanga rimwe na rimwe ndimo kugenda mfasha abantu ukitabwa n'undi, nta kibazo ibyo bifite rwose. Kuko kenshi na kenshi ahangaha mbandi n'itsinda ry'inzobere kugira ngo byibura wowe ufite ibibazo tube twagufasha. Telefone rero kuba nyifite rimwe na rimwe harya mba nyifite ubundi se nkayiha uwo tuba turi kumwe, nge ndimo ndita ku bandi baje banshakaho ubufasha. Uzajya ukwitaba rwose muzajye muganira, azajya kuyobora, azajya agusobanura, nta kibazo rwose. Harya wakumva ari ijwi ry'igitsina gore, nta kibazo. Nakubwiye ko mbandi n'itsinda ry'inzobere kugira ngo tube twagufasha. Gitondo cyiza rero, nari maze rero kugenda ngusobanura ibyo turi buganire. Reka mbere kera hambere nko muri 1959 hirya aho ngaho, ubundi abakurambere bacu bari bafite cyangwa se bari basanganywe ubuvuzi bushingiye ku muco w'uruhererekane. Sinzi iki kintu nimba cyumvise. Bari bafite umuco w'ubuvuzi bushingiye ku ruhererekane, ubuvuzi bushingiye ku muco, kugira ngo bamenye ngo umuntu nimba hari ibintu bitatu mbanza kugusobanurira. Byumve neza, ibintu bitatu ahangaha ngiye kugusobanurira ni ibintu byabageragaho bagakeka ko byabatera uburwayi, bagakeka ko byabazanira ibindi bibazo mu buzima bwabo, barangiza bagashaka n'uburyo ki ibyo bintu babivana mu nzira. Ese ibyo bintu bitatu ni ibiki? Ikintu cya mbere ni ukuba umuntu yarozwe. Ikintu iyo bakekaga ko umuntu yarozwe cyangwa se bakabona ko umuntu yarozwe, hari uburyo cy'ibyo bintu babivanagaho. Hari amarozi y'amatongerano, amarozi icyo bita kuguhuhera, amategano, icyo bita itaru, icyo bita ahangaha. Ubundi kenshi na kenshi uzarebe hari igihe umuntu bavuga ngo yagize rubuyero cyangwa se ruzerero. Waruzi yuko ibyo bintu bituruka aho bita mu byo bita intezi. Nakibereye ahangaha ku byo bita amarozi. Mujya mwihangana Kisake nganiriza abantu kenshi na kenshi nkanyuzamo nkanaseka, kuko ariko mujye mwihangana kuko burya akabi gasekwa nk'akeza. Arimo ndagenda mbabwira ni ibiki byabangamiraga abakurambere bacu. Ese iyo byababangamiraga bitwaraga gute? Ese muri iyi minsi wowe unteze amatwi, wowe unyumva, ni ibiki bikubangamira? Iki kintu ugitega amatwi kandi ugisobanukirwe. Hari igihe yaba ari amarozi, hari igihe baba barakwaburiye abana, hari igihe baba barabateje icyangiro, hari igihe baba barakuzinze nta rubyaro ugira, ubundi umugore baramuzinga, umugabo bakamumanika. Ariko unyumva ukora ibi ngibi, ushatse wabyihorera, kuko kenshi na kenshi ibintu nkubwiye ahangaha ni ukuba ukora icyo ngicyo kikangiza abantu. Ibyo ntabwo ari byiza. Ariko ngiye Kisake ibi nabihagurukiye kugira ngo wowe babuye, wowe bazinze, wowe baterereje amahembe, wowe baterereje ibintu bigira gutya bikarara biniga, kugira ngo uzungereho mbe nagufasha. Erega iki kintu ugisobanukirwe kandi ucyumve. Nimba kera ibi bintu byarabagaho, ese muri iyi minsi wowe ntago bikubaho? Ntago biba ku muryango wawe? Nta bantu uzi se byaba byarabayeho? Reka nkubaza, ubundi nuko iki ibintu bibageraho mukicarira mukicecekera, ukabona ibintu birarara bikuniga, ukabona abantu batangiye kugenda bakuryanira n'inzara. Cyo bita icyangiro cyakugezeho. Umukobwa aragira gutya agateretwa, ariko bikarangira ibyo bipfuye. Narakubwiye ngo ujye utekereza inshuro zirenze ebyiri. Kisake ikintu nakikubwiye, jya utekereza inshuro zirenze ebyiri, kuko kenshi na kenshi uzasanga ibi bintu bituruka mu cyo bita intezi cyangwa se karande kamezamiryango. Ndaza kugusobanura karande kamezamiryango iminota iramutse inkundiye. Ndaza kukubwira karande kamezamiryango uko ifata, uko iteye.
ari nkiri kuri ibi ngibi by'abakurambere bacu, ni ibiki byababangamiraga? Ese muri iyi minsi wowe nta bintu bikubangamira bituruka muri karande kamezamiryango, cyangwa se bikaba bikomoka mu byo bita inteza ari abantu babigutuma? Nari maze kubabwira ikintu cya mbere cyababangamiraga ko ari ikintu kijyanye n'amarozi. Icya kabiri kikaba igihano gikomoka ku bazimu, abazimu cyangwa se imyuka mibi, dore ko muri iyi minsi hari igihe irari kuniga cyangwa se ikagira uti ikabura abawe, ibyo wakoraga byose bikaba bitakigenda. Ukibaza uti se ni ukuboko kubinjira? Ukibaza uti se ibi bintu bipfira hehe? Ugahama mu kantu kameze nk'akazitiro, kumbe wajwemo ntiwabimenya. Ibintu kubikuraho, kubikongoraho, abakurambere banjye barabinsigiye. Ntabwo nkubeshya njye kisake, basogokuruza barabinsigiye. Nimba ibi bintu uzi ko bikunda kukubangamira, utera intambwe uze tuganire. Hari igihe waba warazengurutse ahantu henshi ibi bintu bikakunanira cyangwa se ntubone igisubizo cyabyo, ariko iki gitondo ndakubwira ngo hari igihe waba wumvise aya magambo cyangwa se waba wumvise iki kiganiro tugenda twungurana inama, kavuga utureka ntera intambwe ngane kisake aba yamfasha. Kanongere nkwibutse umurongo wa telefone, ariko banza ushaka aho wandika. Kuri wowe unteze amatwi, reka mbanze nkuyobora ahantu mba ndi umunsi ku munsi. Umuntu unteze amatwi uri hano hafi ya Kicukiro Centre. Kicukiro Centre niho ndi. Hari igihe waba utahazi, ari ku murongo wa telefone uze kuwandika. Hari igihe waba uri mu majyepfo, ngwino ugire gutya ugere Kicukiro, ugere hano i Kigali Kicukiro Centre. Cyangwa se ku muntu uri hano mu mujyi wa Kigali, gira hagutya uze ugere Kicukiro Centre. Abantu bari iburasirazuba, aho ngaho mu Mutara, aho ngaho Rwamagana, muzamuke muze munsange Kicukiro Centre. Angaha turebere hamwe ibyo bibazo byanyu mufite, noneho tube twabafasha. Abantu rero bari hano neza neza iburengerazuba aho ngaho ndahari, nabashyireho icyo bita ishami cyangwa se kubavuna amaguru kugira ngo muze muhansange. Abantu muri za Rutsiro, abantu muri Nyamasheke, abantu muri aho ngaho Rusizi, cyangwa se abantu muri hano Karongi, muraza neza neza munsange hano Rubengera. Numugera ku giti kinini aho ngaho rwose kuri rompo aha ngaha, muhite mumpamagara mbe nabafasha. Ndabambareba rwose, nababonye. Mujye mumpamagara mbayobore. Mujye mumpamagara mbayobore kugira ngo byibura ibibazo byanyu bibe byagira gutya neza, bibe byarangira. Jya gutya wandika umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone reka mpere kuri MTN ni 07 8 00 75 130. Reka nongere nyigusubiriramo. Abantu mumpamagara mu kanya ndava muri studio, ndaba mvuye kuri zino mikoro rwose mumpamagare. Ndaba mvuye kuri zino mikoro mutangire mumpamagare. No murongo wa telefone rongera kugusubiriramo kuko ni uzakuzana neza neza uze ukungezeho. Wongere uwandike. Andika 07 8 00 75 130. Reka nongere nkugusubiriremo, ni 07 8 00 75 130. Mukomeze rero kugira igitondo cyiza. Ahangaha rero kenshi na kenshi hari ibintu bifashishaga bakuraho ibyo bintu byabagize nabi. Ubyumve neza ubisobanukirwe. Iyo abakurambere bacu babonaga barozwe, hari uburyo kibarogorwaga. Ese muri iminsi mwebwe ntago murogwa? Mukeneye kurogorwa? Ntago myuka mibi batera se? Mukeneye kuyikongorwaho? Ntabwo se mwaba mwararenze kuri kirazira ngo mujye mukora ibintu byange? Ubyumve kandi ubitekerezeho. Ube wubatse urugo uconcomerane n'uwo mwashakanye,
cyo bita kajaganya. Kajaganya ibatake nta kindi kintu mupfuye. Reka nkubaze kandi nawe unsubize. Kera bakoreshaga icyo bita nyiragashiha. Bakoreshaga icyo bita nyiragashiha kugira ngo batandukanye imiryango yabaga ikundanye. Ntago naje kubigisha kuroga ahangaha, oya. Kizake mumbabarire munihangane, kuko ibi ngibi ndabibabwira kugira ngo mumenye ko byabagaho, mumenye n'uburyo kibibagezeho mwabikemura. Ahangaha ndashaka kuzajya mbigisha uburyo ki mwakwivura muramutse mwarozwe. Ni gute mwarogorwa, ni gute mwakongorwaho iyo myuka mibi. Ni iki cyerekanaga yuko umuntu ateye imyuka mibi? Babaga bafite ahangaha umuvumbura abazimu, ukerekana abazimu bateye abari bo. N'uburyo ki uwo muzimu, waba ari umuzimu w'umukwabibero, waba ari umuzimu w'umugwagasi, ibi byose byavanwaho. Ariko muri iyi minsi muri yicarira mwatewe na za nyabingi. Ibi bintu ni ibiki koko? Hari igihe waba uneze amatwi urubyaro rwaranze, abana bawe barababuye, ujya mu kazi bakagukuramo. Nta kintu bita iterambere iyo rigiye kuza bakaryabura. Ibi bintu uzi ko babiroga? Muri umwe twigeze kuganira namufashije, yarambwiraga ati Kisake, njyewe iyo nagiraga gutya nkabona imbebije mu rugo iwanjye, iyo najyaga mu kazi, yari umushoferi, ubyumve neza, yaragongaga amafaranga yarateganyije kugira icyo amumarira neza neza yose akayajyana muri ibyo bibazo bimugwiririye atateganyije. Unyumve neza, nta muntu ugiteganya ibibazo. Ariko iyo mbebe yazaga bayimutongereye, naramufashije muha icyamufasha, turagendana neza, ivaho. Wabyumvise? Burya reka nkubwire, Bibiliya yuzuye ukuntu ivuga. Bibiliya iravuga ngo tubaririze kandi tumenye inzira za basogokuruza bacu, inziza aho ziri. Tubaro tugenza gute? Tubariho tunyura. Sinzi nimba iki kintu ucyumvise kandi gisobanukiwe. Ku bantu mukunda Bibiliya cyangwa se muyisoma, ni ukwivuga. Basogokuruza bacu babaga bafite umushyigura, kamaramahano, umwirinzi. Bakagira icyo bagakoresheje ibintu byanze gushyiguka, umushyigura bakawukoresha. Ubyumve neza, umuvumbura abazimu. Twagendanye neza. Umucyuracyura bakaba bawufite aho ngaho, ukabafasha byibura bimwe mu bibazo bari bafite. Ariko muri iyi minsi uricarira aho ngaho, ukagira utya neza neza. Ubundi iyo babaga wenda umugabo yataye urugo, bakoreshaga ahangaha. Buriya nimbivuga niko umucyuracyuro wumve neza. Ndashaka kuzajya mbigisha ibyo mwakifashishije. Umucyuracyura warawufataga ukawukoresha, waba uhawe n'umusaza cyangwa umukecuru cyangwa se umusore cyangwa se inkumi, bitewe n'icyazi ashaka gukuraho. Umugabo yigaruraga mu rugo cyangwa se umugore yigaruraga mu rugo. Ntabwo nkubeshya rwose. Leta yanjye ndabona irimo kugenda igenda. Uburyo umwanzi w'igihe n'amasaha ndakikubwiye rwose pe. Ariko wowe uramutse ufite bino bibazo tuba tugenda tuganira, ugire gutyo umpamagare, uze rwose ngufashe. Abantu muri hano iburengerazuba, ndahara ahangaha neza, Karongi, Rubengera. Abantu mugiye gutya mube ariho mwahansanga. Karongi, Rubengera, muri rompo aho ngaho nuhagera Rubengera ube wampamagara. Abantu muri hano hafi, abandi musigaye muraza munsange hano i Kigali, Kicukiro Centre. Kwibutsa umurongo wa telefone. Umurongo wa telefone ushobora kumpamagaraho ni 07 8 00 75 130. Reka nongere ngusubiriremo. Andika 07 8 00 75 130. Gusa ujye wandikaho Kisake,
kugira ngo ujye umpamagara utandukanye n'izindi nimero wigeze kumva cyangwa se ufite muri telefoni zawe utanditseho. Reka nguhe na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 35 11 42 50. 07 35 11 42 50. Komeze rero kugenda ugubwa neza. Ubundi abazimu nibo bitirirwaga indwara, ibyago, igihombo mu muryango. Senze nimba iki kintu cyumvise, ngo abazimu nibo bitirirwaga indwara, ibyago, igihombo mu muryango. Byumve neza kandi ubitekerezeho. Hari igihe waba wicuye ibintu byari byakunize, abandi ugasanga neza aratereta ntibijya bikunda ngo bamushyire mu rugo, nuko ibibazo waruzi biriho kandi ni byinshi. Ugasanga rimwe na rimwe ufite icyangiro. Reka nkubwire, hari icyo abakurambere bacu bakoreshaga. Turi kumwe neza, umuntu wese akifuzwa. Umwifuzo babaga bawufite. Nababwiye ngo muri minsi kenshi na kenshi nibyo, hari n'igihe waba ubyumva utazi kubikoresha. Umwifuzo iyo ubashije kuba uwukoresha, uzawusanga hano kwa Kisake. Umwirinzi nta handi wawubona hano kwa Kisake. Umuvumbura abazimu hano nta handi wawusanga. Umushyigura nta handi wawusanga kereka hano kwa Kisake. Ugira gutya rero ungereho mbe nagufasha. Hari igihe waba warazengurutse ibintu byaranze. Kamanza nkubwiye neza, ubundi kubandwa no guterekera byari ukugusha neza abazimu. Nihe mpamvu iyi mihango bayikoreshaga? Barabandwaga, baraterekeraga. Nihe mpamvu babikoreshaga? Ni ukugira ngo bagushe neza abazimu, noneho babahe guhirwa, babahe gutunga no gutunganirwa. Barabikoreshaga abasogokuruza bacu bakamererwa neza. Ntabwo nkubwiye ngo wowe wongere ubisubiremo, ngo wowe wongere ubijyemo, nta nubwo wanabishobora. Ahubwo koresha icyo bakoreshaga umuntu yaramutse atewe n'imyuka mibi, yaramutse atewe n'amahembe. Ibyo bakoreshaga ni ibimera Imana yashyizeho kugira ngo bibashe guhashya no kuvanaho ayo marozi y'ibijaganyuro, ayo marozi ya za nyabingi babahuhera. Ibyo bitongera babatongera uko bababura, ibyo bibashe kuba byavaho. Abantu kenshi na kenshi ugasanga umubiri urabarya, ari icyo bita ibijaganyuro. Ibijaganyuro bikakujaganya umubiri wose, bikagenda bigutondagira, ukumva ni nk'ibintu ushaka kwihungura, ariko wanabikoraho kumva ntibyavuyeho. Ibibazo byo biriho rwose pe. Kandi iki kintu bora kenshi na kenshi nuko tuganira bigenda, ariko buri ibibazo biba biriho. Kamanza nkubwire ibintu ngiye kukubwira hanga. Ubundi nyabingi yashyirwaga mu majwi ko yaba ari we nyirabayazana w'indwara cyangwa se ibyago. Turi kumwe neza. Aho batavugaga nyabingi bavugaga ibitega cyangwa se ibifaru cyangwa se amahembe. Turagendana neza. Bavugaga ibyo bita ibitega, ibifaru cyangwa se amahembe. Ibyo bikaba ari byo bya nyirabayazana w'ibyago mu muryango cyangwa se w'indwara. Kenshi na kenshi ukumva ibintu birakurya, ukabona ibintu ntibigenda, ukabona ibintu birarabikuniga, ukabona abana baye barababuye, ukabona ufite icyo bita rusahuzi, urakura nka buje. Wari wabona umuntu ukura nka buje, iminota yanjye irarangira, ariko umva, reka nkubwire, nzagaruka mbigusobanurire neza ejo ubyumve neza rwose. Hari igihe disi waba ariyo ugishyiraho inyakiramajwi yawe, ariko ndakubwira ngo iyi minota tuba dufite ahangaha tuba tuganira ibintu by'ingenzi, ariko ndakubwira ngo ufite ibibazo, byaba ari ibi by'amarozi twarimo turaganira by'imyuka mibi baguteza, byaba bituruka muri karande kameza miryango, izo za karande kameza miryango, cyangwa se bituruka mu byo bita inteza, ari ibintu bagutongera bakohereza se,
umubiri wose ukakurya, ariko wajya hirya no hino bagasanga nta n'indwara ufite. Reka nkubwire, ujye utekereza inshuro zirenze ebyiri. Hari igihe byaba ari ibingibi by'amahembe cyangwa se ibyo bijaganyiro uvana mu byo bita intezi. Ndashaka rero ko kuguha umurongo wa telefone, iminota yanjye neza rwose pe inkaho irangiye, noneho ukazaza nkagufasha. Umurongo wa telefone rero reka nongere ngusubiriremo. Umurongo wa telefone uzampamagaraho ukaza nkagufasha, waba ufite uburwayi busanzwe cyangwa se ibyo ngibyo by'imyuka mibi cyangwa se by'amarozi. Hari igihe umuntu ajya kwihagarika akababara mu mara akamuzengereza, umuntu ugasanga neza igikorwa cy'abashakanye hagati y'umugore n'umugabo kiramunanira, ni ukuvuga ngo agatera kabukoko, nta bushake akigira. Umudamu nawe nuko nta bushake akigira. Ndakubwiye ngo ahangaha hari icyo bita iriba ry'abari rikagufasha kongera ugasubira ku murongo. Umukangura abagabo ukongera ukagufasha, wa mugabo ukongera ugakanguka ukagira ijambo iwawe mu rugo. Bwangaha kenshi na kenshi gutera akabariro biba byakunaniye. Reka manze ngo umurongo wa telefone uze kunyihamagarira, kuko ndabona studio neza kuri zino mikoro nzivuyeho, ariko wibuka ibyo twaganiriye. Umurongo wa telefone uzamboneraho. Umurongo wa telefone ni 07 800 75 130. Reka nongere ngusubiriremo. Ni 07 800 75 130. Reka nguhe na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 35 11 42 50. Ni 07 35 11 42 50. Unati mwaramutse neza Kisake? Ati Kisake ndagushimira, waramfashije. Ibibazo nari mfite by'imyuka mibi byazanye abingi bantongeraga, ntabwo nari nzi ko bizashiraho, ariko nukuri ndagushimira kuko naraje uramfasha, ubu narakize nasubiye ku murongo. Urakoze cyane. Unati muraho neza Kisake? Ati nanjye ndi umukobwa narabengwaga, ariko ubu ngubu nukuri ndagushimira kuko waramfashije, ubu ngubu nashinze urwangero. Urakoze cyane. Ari igihe bababura, ari igihe babazinga ntimubimenye, ariko nukuri ubwo byagenze uko nguko ukangeraho nkagufasha, nukuri komeze kugubwa neza. Unati muraho neza Kisake? Ati nanjye mfite ikibazo gikomeye cyane, rimwe na rimwe njya kubona nkabona ibintu bidasanzwe, nkumva ibintu biguye ku nzu yanjye. Ati ese ibyo byaba ari ibiki? Ati kandi iyo bimaze kugwa ku nzu bimeze nk'imisenyi, ati icyo gihe cyose kigera nko ku cyumweru. Ubutumwa bwawe ati njya kumva nkumva ibintu birandiye umubiri wose, ati bikajya binjomba. Ati ese wazamfasha? Uzaze nzagufasha. Ubutumwa ngiye gusorezaho. Nati mwaramutse neza? Ati nanjye njya ngira ikibazo, nkumva ibintu biranize nkenda guhera umwuka. Reka nkubwire, ibi ntabigusobanure. Hari igihe waba ugifungura yakira amajwi yawe aka kanya, ariko nakubwiye ko kenshi na kenshi ari ibintu by'imyuka mibi. Unati mwaramutse neza? Ati hari igihe nanjye njya kunyara nkababara nkanokerwa. Ati byaba biterwa n'iki? Cyo nicyo nari nsorejeho, nari maze kugigusobanurira. Hari igihe waba ufite uburwayi bugenda bugafata mu myanya ishinzwe kororoka, uzazongereho. Ndahangaha rero Kigali, hano Kicukiro Centre. Kigali Kicukiro Centre. Ahangaha rero iburengerazuba, ndi hano neza Karongi, aho muri Rubengera. Aho nugera Rubengera wowe uzampamagare, nzagufasha. Ahandi rero aho Irubavu mumpamagare, namwe abantu muri mu byanga baho ngaho neza i Musanze mumpamagare. Reka nkubwire impamvu mba nagiye nshyiraho amashami, ni ukugira ngo wowe uze hafi
yahakubereye hafi, ariko ndakubwira ngo ujye umpamagara mbe noneho nakurangira neza. Umurongo wa telefone ari wo nsorejeho. Umurongo wa telefone ni 07 00 75 130. Ni 07 8 00 75 130. Reka nongere nkugusubiriremo 07 8 00 75 130. Hari rero na Airtel Tigo. Airtel Tigo ni 07 07 35 11 42 50. 07 35 11 42 50. Reka mbabwire ngo Uwiteka abamfashirize nakagaruka. Bye.